Ndabaramukije nanone bene data muri Kristo Yesu, Mwami wacu Yesu nashimwe kandi nahimbazwe. Nanone mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi no kuri channel yacu. Imana iduhana umugisha. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Mariko ibice 7 umurongo wa 26. Reka tubanze dusenge. Mana yacu turagushimiye, uri inkuru rero urakiranuka, wambaye ubwiza n'icyubahiro. Tugushimiye muri byose ko dukunda kandi urukundo dukunda rutagira akagero, ari nta warugereranya. Izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimiye kubw'urukundo nkunda, ndagushimiye kubw'urukundo ukunda umuntu wese uteze amatwi iri jambo, ndetse n'umuntu wese uri hirya no hino ukiri uhumeka umwuka w'abazima uri muri iyi si. Ndagushimiye ko umukunda urukundo rurenze, rutangaje kandi rurenze uko twe twabyumva tunabitekereza. Izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwanya tuguhaye ikaze, turakwinginze Mwami Yesu, uwururutse umwuka wera kugira ngo ature muri twe, atwigishe kandi adusobanurire, aduhe kumva no gusobanukirwa ibyo uvugana natwe muri iri jambo. Ngaho nubane natwe kandi ubane na buri muntu wese uteze amatwi iri jambo, umugomorere imigisha yose yo mu gakiza ndetse n'iyo mu buryo bw'umwuka, kuko ijambo ritubwira yuko twayihawe igihe twihanaga ibyaha tukakwakira Mwami Yesu nk'umukiza w'ubuzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro ibihe byose none n'iteka ryose, amen. Iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo akiza umukobwa w'umugore w'umugirikikazi. Arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni, yinjira mu nzu adashaka ko hagera ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise, araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusirofoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati, ni koko mwami, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati, ubwo uvuze utyo igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye, asanga wa mwana we aryamye ku buriri, dayimoni amuvuyemo. Amen. Nshuti bene data bakunze b'ijambo ry'Imana, ngiri ijambo umwuka w'Imana duhaye uyu munsi. Ni ijambo ryongeye kutwibutsa iyi nkuru. Birashoboka ko wari usanzwe uyizi cyangwa se aribwo bwa mbere uyumvishije, ariko ni inkuru dushobora no gusanga muri Matayo ibice 15 ku murongo wa 21 kugeza kuri 28, itubwira ukuntu Yesu yakijije umukobwa w'uyu mugirikikazi. Tuzi neza ko Yesu yari yaje akazira Abayisiraheli kuko bari bo bana b'isezerano, ntabwo abagirikikazi ndetse natwe ubwacu twari turimo, ariko Imana yacu ishimwe yuko itakunze yuko ako gakiza kaguma kuri abo gusa, igashima ko natwe abanyamahanga agakiza katugeraho, binyuze muri Pawulo wagiye yigisha abanyamahanga. Imana yacu ishimwe. Nuko ngo uyu mukobwa araza aramwinginga. Yesu yashatse kugenda yihishe, ngo igihe yajyaga aho ngaho muri Tiro, ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni, ngashaka ko agenda nta bantu babimenye, ariko ntibyamukundira kwihisha kuko yari umuntu uzwi kubera imirimo n'ibitangaza ndetse no kuvuga ijambo ry'Imana no kubwiriza abantu, inyigisho yari afite. Uwamwumvishije ntekereza ko wese yumvaga aryohewe mu matwi ye, akumva yabwira n'abandi bose ati, nabonye umuntu wigisha neza, ndabonye umuntu uvuga neza ijambo ry'Imana. No muri Bibiliya birimo hari aho bavuze ngo yigisha neza ntago asa na ba banditsi n'abigisha bacu. Imana yacu ishimwe. Niyo mpamvu yari umuntu uzwi, ntago byari kumukundira yuko agenda yihishe. Ngo uwo mwanya rero Yesu akigera muri icyo gihugu, hari umugore wari ufite umukobwa ngo utewe na dayimoni. Nuko abyumvisha amenye ko Yesu yaje, aravuga ati, uwo mugabo witwa Yesu naramwumvishije, numvishe kugira neza kwe, agira imbabazi, ni umuntu wita ku bantu, henga nanjye musange yanyereza umwana. Biragatsindwa ku babyeyi, turabizi ukuntu bibabaza kubona umwana wawe arwaye, birahangayikisha. Icyo bakubwira gukora icyo ari cyo cyose, uba wumva wagikora kabone naho byagusaba gukora urugendo rungana gute. Nawe akora urugendo rero, aza kureba Yesu aramwinginga ati, mwamingiriza umukobwa kuko atewe na dayimoni. Kandi yari yarumvise ubuhamya bw'uko Yesu ajya yirukana abadayimoni nabo bakamwumvira bagahunga rwose. Ariko Yesu kuko igihe cye cyari kitaragera kugira ngo agakiza gahabwe n'abanyamahanga, kandi kuko byari bigira ngo nabyo bizagira icyo bitwigisha, aramubwira ati, oya,
reka abana babanze bahage, ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Abo banyamahanga mu maso y'Imana twasaga nk'abatagira agaciro, twasaga nk'izo mbwa, ariko Imana yacu ishimwe ko yaje kuduha agakiza, ubu tukaba turi abana b'Imana muri Kristo Yesu, turi abantu Imana yaremye, turi imirimo myiza muri Kristo Yesu, turi ishyanga ryera, turi ubwoko bw'abami n'abatambyi. Imana yacu ishimwe ko amateka yacu yahindutse muri Kristo Yesu. Nuko ngo uwo mugore agira kwizera gukomeye, agaragariza Yesu kwizera gukomeye, aramubwira ngo ariko mwami, ibyo uvuze nibyo koko, ngo ariko iyo imbwa ziri munsi y'ameza aho abana bari bari kurira zijya zitoragura ubuvungukira buva ku byo abana bataye. Imana yacu ishimwe. Nuko ngo Yesu aramubwira ati ubwo uvuze gutyo, ubwo uvuze ko n'ubuvungukira bwagukiza, ubwo ntakubwiye yuko uri imbwa ngo umpakanye, ukemera icyo cyiciro nkubwiye ko urimo, sinzi nk'uko urugero nabisobanura. Nyine urabibona, hari ukuntu umuntu wenda mu mutima we afite kwishyira hejuru ko mu mutima bakubwira ibitandukanye n'uko wiyumvaga, ukaba wagira uburakari cyangwa se ukaba wagira ukundi kuntu ubifata. Ariko uwo mudamu we ntabwo yagiye impaka n'umwami Yesu, yaravuze ati oya data, nubwo ntaba n'izo mbwa nazo zijya zibasha kubona uvungukira, ntabwo birangira ibyo ba shebuja bahashye babiriye bonyine, uko byamera kose n'imbwa zibiryaho. Imana yacu ishimwe. Nuko Yesu ngo aramubwira ati ubwo uvuze gutyo, uko kwizera kwawe gutumye umwana wawe akira, genda umurebe urasanga dayimoni yamuvuyemo. Rero muri iri jambo ry'Imana, abantu bakunda ijambo ry'Imana, icyo nshaka kubabwira ni ukugira ngo murebe urukundo rurimo aha ngaha, urukundo umwami Yesu adukunda, urukundo umwami Yesu akunda umuntu mu kibazo icyo ari cyo cyose ufite, utitaye kuko uri, utitaye ku mubano wawe nawe, mwegere musange, ntawamenya ahari icyo kibazo cyaje ku buzima bwawe kugira ngo kiguhuze nawe, gitume umumenya kandi gitume ugira umubano mwiza n'Imana. Rero usanga Yesu, mubwire ikibazo cyawe, mubwire ibikurushya, mubwire ibikugora, ni umugwaneza, yiteguye kugukiza. Niba uri umwana w'Imana ukaba ubizi neza yuko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, musanga umubwire uti mwami, wavuze ko abana bagomba kubanza bakarya bagahaga, n'abanyamahanga ujya ubibaha, nanjye mwami ngirira neza, nanjye Mana ntabara. Ntabwo Imana izakwirengagiza, ntabwo Imana izakwihorera, ni Imana yuzuye urukundo, ni Imana yuzuye ubugwaneza, ni Imana yiteguye kutubabarira ibyaha byose twakoze, igihe cyose twemeye kuyisanga n'igihe twemeye guca bugufi tukayisaba imbabazi. Rero nicyo mbifurije, nanjye niyifuriza, ni uko twongera gusanga Yesu dufite umutima woroshye, dufite umutima utwiziza neza ko uko byamera kose nitugera imbere ye ntabwo turi buhave nta gisubizo dufite. Uko byamera kose nituva imbere ye arareba guca bugufi ko mu mutima wacu, maze aduha iby'imitima yacu imusaba. Imana yacu ishimwe kandi umwami Yesu ashimwe, ahabwe icyubahiro cyane kubw'urukundo adukunda. Yesu ashimwe cyane, kuko niwe muntu wemeye kwitanga, akitangira abanyabyaha, akatwitangira turi babi. Yumve ari mu ijuru, yumve ko tumushimiye kuri Women in God Ministry, yumve ko tumuhaye icyubahiro. Turamushimiye ko ajya asubiza abantu atitaye ku mateka yabo, turamushimiye ko ajya asubiza abantu atitaye ku bikorwa byabo, turamushimiye uko yasubije uyu mugirikikazi, ko hari n'abandi bantu benshi bari kumusaba, ndetse n'abagiye kumusaba nyuma yo kumva iki kiganiro Yesu agiye gusubiza. Imana yacu ishimwe kandi umwami wacu Yesu ashimwe, hamwe na data wa twese wamuduhaye ndetse n'umwuka wera. Ndabakunda rero, mugume mu rukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo, kandi uburinzi bwayo bukomeze kuba kuri mwebwe n'imiryango yanyu, ndetse n'imigisha Imana itanga. Ndabakunda, tuzabona n'ubutaha. Bye bye.